Ari umugabo w'umucyire wabangamirwaga cyane n'umukene bari baturanye, wahoraga abyukira ku rugo rwe aje gusoroma idodo, yajyana nimugura akaza gusoroma idodo kuri rwa rugo rwe. Noneho umunsi umwe yaje kugira ikibazo avuga ati uno mugabo impamvu aza kubyukira ku rugo asoroma dodo ashobora kuba ari uko asonje. Noneho twateka inyama zikamuhumurira akavuga ati kugira ngo ubone ko nabyumvishe kanye n'itsome dodo hajya basadima bakama. Gusa umunsi umwe wa mugabo yaje kugira inama avuga ati nindamuka mwishyuye azarya byose ashaka, azishyura muri amafaranga, ariko basi arekeye kuza gusoroma dodo ku rugo rwanjye. Umucyire yari umunyabugugu. Wa munsi umwe rero yamaye umuturanyi amujyana iwe muri salo baraganira. Avuga ati rero umuturanyi wanjye ndashaka kuba nakugurira buriya butaka, ntabwo amafaranga yose ushaka, amafaranga yose wifuza nkayaguha, ariko nkaguhindurira ubuzima. Noneho ukajya kurya dodo buri munsi. Ngiye mbona kurya dodo birambangamira, biranambabaza, kandi nshaka kuguha amafaranga ashobora kuba yaguhindura ubuzima. Amaze kumwagurika umusozi atamubaza ati se nkubaze ikibazo yewe umuturanyi we. Umucyire ati yego. Ese ubwira yuko ayo mafaranga uramutse yampaye yanyemura ibibazo mfite? Se nkubaze ndamutse ngurishije ubutaka bwanjye nkagenda nkarira ayo mafaranga izo nyama muri kumbwira, nkatura ahantu nkakodesha iruhande ahangaha, ese amafaranga ndamutse nyamaze nabahe nabahone? Mbwire nyine nabahone, kuko amafaranga wampa nta kindi kintu nayamaze. Rero ndashaje, yego sincare cyane, ariko imyaka ngezemo niyo kwandavura, kandi ahantu mfite ncungira nanga. Ese nuhagura amafaranga nkarya nyamara isigaye uzimenya uzabaga wifashe. Umusaza amubwira ati rero buriya nta kintu kimwe utazi, aya mafaranga twese turira twirirwa dushaka buri munsi buri segonda, iyo tugize imana tukayabona biba ari byiza pe, tukamenya tukayamanaginga, ariko ntabwo twese tukayamanaginga. Gusa ikintu kiriho kimwe cyo nashaka kuvuga ni iki: ko byagenda kose uwo waba uri we wese ntazagire umuntu ushaka gusigawe yumve ko yakugura. We hagarara ku kuri kwawe, hagarara ku ijambo ryawe, ni wowe ubwawe wiha agaciro. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu Rwego 2 WhatsApp.